Amen. Tugiye kwakira umushyitsi mukuru. Twagira umugisha wo kubana nawe mu gitondo. Twagize training nziza yatubibyemo imbuto ikomeye kandi twizeye ko izera. Amen. Reka twakire Rutayisire ahaguruke tumwakire. Abantu mwaje mwese muze kwihangana dukurikire. Nufungura amatwi yawe nuha Imana umutima wawe muri uyu mugoroba, ndizera ko ari ikintu kiri bubibwe muri wewe. Amen. Haleluya. Twakire n'abandi bose abaturutse mu matorero atandukanye baje kubana natwe muri uyu mugoroba, turabakiriye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka dukomeze, turizera ko biri buze kurushaho kugenda neza. Murakoze cyane. Arakoze perezida kutwakira. Nigeza ko no muri mwanya twese turi kuri Imana ibaho umugisha. Rero tugiye gukomeza kugira ngo tuze kubona umwanya kuza kumva ijambo ry'Imana mu buryo buhagije. Tusabe homa nimba bagize batambuke. Baje kudufasha umwanya wo gutura, turatura Imana. Turaza gukoresha ibiseke biri hano cyangwa bafite amafaranga kuri telefone, turaza gukoresha code yo gushyira kuri screen. Hanyuma ubu nyuma yo gutura Imana turaza kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Bama tubahaye ikaze. Imana ibaho umugisha.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mu masegonda makeya dusigaje muhaguruke dufatanye indirimbo tuvuga ngo nakwitura iki. Yes. Amen. Amen. Nakwitura iki mwami wanje Yesu, nakwitura iki ko wambabariye, nakwitura iki mwami wanje Yesu, nakwitura iki ko wambabariye, nakwitura iki mwami wanje Yesu, nakwitura iki ko wambabariye, nakwitura iki Nami, yeah, yeah, yeah. Yesu, aye, yeah, yeah, yeah. Go ambabariye, nakuturi Yesu, yeah, yeah. Aye, nakuturi Yesu, ry'Imana. Reka wese ayitangire yitegure abe maso, wirinde ikintu cyaza kukuruwe kugira ngo utaza gusigara. Tugiye kwakira umuyobozi wacu cyangwa wahagarariye muza GBR rwose, n'ubundi twamuteganyije umwanya kuza kumwakira, ariko Dr. Tayisire yamubonye ahita ampamagara, turiya mugabo umushakira iminota, ituma iminota yanjye n'umushaka mugire itarakora mugabo muze kumwakira aze kuvuga. Rero umuntu nuza revurana Dr. yibwiye agasabira umwanya, ibintu agiye kutubwira cyangwa amagambo amurimo ntago ari amagambo asanzwe. Tugiye kumwakira agiye ikintu atubwira, araza no kutwakirira ijambo ry'Imana n'umuvuga ubutumwa uyu munsi. Imana imumugisha cyane. Arakoze kandi na Pastor Antoine yakoze, ni umubyeyi wanjye nubaha cyane, yambonye nari mukumbuye kandi rwose kugira ngo kumusabira umwanya gutya birakwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo, reka imbaraga zawe mwami wacu zibatwikire mwami. Mana urakoze cyane mwami Mana yacu, nk'uko wankijije muri cya gihe Uwiteka nyingabana nziza. Mwami Mana yacu, n'uyu munsi uracyakiza abantu benshi mwami Mana yacu, reka buri muntu wese umugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana nziza kudata mwami Mana yacu iby'umwijima, ibya kamere mwami Mana yacu abantu bagenderamo, Uwiteka nyingabana nziza byose uzabikuraho mwami, kuko waravuze mwami Mana yacu ngo waje Yesu Kristo ngo muri imirimo y'umwijima, imirimo ya Satani mwami. Mu izina rya Yesu, reka ubumana bwawe bugaragare mu bantu, reka imbaraga zawe mwami Yesu zitwikira abantu mwami. Mana yacu Mana ikomeye, reka mwami Yesu Kristo ibyo twifuza kubonesha amaso yacu mwami tubashe kubibona mwami. Mana yacu Mana nziza, wowe wagambiriye kuva kera kuduha ubwami, wagambiriye mwami kuva kera kubana n'abantu mwami. Mu izina rya Yesu Kristo, n'uyu munsi uracyakora Uwiteka nyingabo Mana nziza, reka mwami tubonesha amaso icyubahiro cyawe mwami, reka tuboneshe mwami amaso indangagaciro zawe. Ari impara ariko hariya kuri campus, hanyuma nabo muri GB barantumira. Nkunda kubwira abanyeshuri yuko
nabaye muri GBU nk'umusekreteri wa mbere wa GBU mu Rwanda, ariko nari narabaye no mu yindi GBU yo mu Bwongereza kera ndi umunyeshuri muri 1985. Abantu basugira bavuga ngo babaye ngo muri GBU mu 2000, havuga nti nkatwe twabaye muri 1985, ubwo turajya muri kategori y'abakurambere. Haleluya. Ariko ngira ngo reka nongereho iki kintu, iriya viziyo ya GBU ivuga ngo to see every student and graduate becoming an agent of godly transformation in church and society. Ni ikintu buri muntu wese agomba gutekerezaho cyane, kuko ubundi utanagiye no muri GBU, umuntu wese witwa umukristo wakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami we yagombye kuba an agent of change, yagombye kuba dynamic mu mpinduka zibaho, ahubwo wakaba mu bazizana. Haleluya. Ikibazo gikomeye dufite ntabwo ariyo ngiye kwigisha, ariko reka manze mbivuge. Ikibazo gikomeye dufite nuko abakristo benshi bakoze icyo bita privatization yo kwizera, privatization of faith. Kwizera kwe gusigaye ari ikintu acunga nk'ingorofani. Uzi buriya ucunze ingorofani nta kindi kintu ushobora gutwara iruhande, kuko ugomba kwifatisha amaboko yombi ukagenda usunika ingorofani yawe gusa wenyine. Ikibazo rero nuko si ukubundi Imana yabitekereza. Nahoze mbibwira abo twari hamwe kare, big problem yabaye mu myigishirize twigishije. Ubwo umwami Yesu yazaga ntabwo yaje yigisha ubutumwa bw'agakiza, yaje yigisha ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Muzasome Bibiliya zanyu neza. Nigeze gufata ubutumwa bwa mbere bwa Matayo, mpera ku gice cya mbere ngeza ku cya 28, usanga inshuro zirenga 20 n'izindi bagaruka kuri iryo jambo ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kubera ko Yesu atangira kwigisha yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana burenze yuko jewe nzajya mu ijuru. By the way, ubundi ijuru nge numva abakristo benshi nkunda kubibaho kukosoraho, bakabura ngo jewe Imana rwose ngo uzampa ijuru. Nkaburize uyu muntu ntabwo yabyumvise. Sinzi umunsi tuzabakuramo gusengera ijuru. Ntabwo ijuru risengerwa. Ijuru riza muri package y'agakiza. Iyo ufashe ipackage y'agakiza ijuru rizamo. Ntabwo ari ikintu ujya gushaka, ntabwo ari ikintu henda henda. Iyo uvutse ukavukira mu Rwanda, no automatic bahita bagushyira mu irangamimerere, bakandika ngo hari umwana wavutse, noneho ubasigaye baguha izina, ntabwo bakirindira umunsi wa 8. Ubu kiri mu bitabo bagahita bagushyira muri system, izina ryawe rikinjiramo, ukavuka uri umunyarwanda. Umunsi wakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi, automatic uwo munsi mu ijuru bahise bakwandika uri umuturage w'ijuru. No automatic, ni immediate. Kubera ko Bibiliya yatubwira ngo abamwizeye bose, abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Uri umwana w'Imana, ntugomba kubisengera, ahubwo igisigaye ni ugukora icyo Imana yagushyiriye ku isi. Kandi icyo Imana yadushyiriye ku isi ni ukuyihindura igahinduka ubwami bw'Imana. Kuko n'ubundi aho tujya, isi yose tubishaka tutabishaka izaba ubwami bwa Kristo. Ahubwo icyo ugomba gukora ni uko ugomba kubigiramo uruhare. Haleluya. Buriya nkunda amagambo Paulo yanditse. Buriya n'umuntu wari warasobanukiwe mission ye. Paulo yari uwa mbere. Hari ikintu cye cy'intangaza. Paulo bigeze kumutera amabuye bamusiga yapfuye. Bigejeje nimugoroba hari akayaga kajya gahuha bita amahemburamwe. Akayaga gahuha, uzarebe buriya niyo wananiwe urananirwa, ariko izuba rimaze kurenga hari akantu k'akayaga kaza ukumva n'imbaraga ziragarutse. Niyo wiyirije hari amasaha burya agora umuntu. Kwirirwa utariye ukageza mu masaha 8 uratangira ukumva urimo urasinzira, ariko iyo usunitseho gatoya bikageza saa 10 wumva imbaraga zagarutse. Paulo rero umuyaga waramuhushye arongera arahaguruka. Uwari kubitekereza yaba ari nkatwe
yari kubanza akajya kwa Basugira, bakabanza bakamusuzuma, bakareba ko nta gufwa ryavunitse, bakareba ko nta agahanga katamenetse. We yabonye gusa yegutse. Following day yari arimo kubwiriza ubutumwa. Baravuga ati igihe nzaba nkiriho, igihe nzaba nkihumeka, abantu bagomba guhinduka. Haleluya. Umunsi umwe baramufata baramukubita n'uwitwa Sira, babarunda muri gereza. Buriya abaroma barafunga, iyo wafungwaga n'abaroma wowe ugize ibyaha, kuko iyo bagufungaga harimo kategori zitandukanye z'imifungire. Bashoboraga kugufunga umeze nk'uko tumeze, ariko iyo babagunaga uri very dangerous, kavuga uyu muntu nakaga, arabigeze ko babaga ngo nakaga. Iyo babonaga uri akaga bagufungiraga mu mbago, bakakuzirika amaboko n'iminyururu, amaguru bakayafungira mu rubaho. Rwari urubaho rufitemo imyenge ibiri, aho ushyiramo ukuguru kumwe n'ukundi, hanyuma hejuru bagafunga bagashyiraho ingufuri ku buryo utanyeganyega. Donc uzagerageze kwicara urambije umare nk'amasaha wumva ukuntu bibabaza, ukagwa ibinya. Pawulo aricara na Sira, babashyize mu mbago muri gereza hagati. Baravuga ati aba bagabo turabizi bagira udukoryo, bashobora gusohoka. Ba Petero bigeze kuducika, hari n'abandi twigeze gufunga baraducika, tugomba kugushyira mu mbago. Hanyuma bigeze mu gicuku, baravuga ati ariko urabizi Sira, ubundi n'ubundi twebwe twatumwe kuba abantu bahindura aho tugeze, kandi n'ino gereza irimo abantu, reka duhindure hano. Aravuga ati kubita korasi nkwikiriza hasigaye turebe ngo barasenga imbaraga ziramanuka, ngo gereza iranyeganyega n'imbago zirafunguka, kandi ntibagira aho bajya, kuko icyabajyanaga si uguhunga ngo bajye kwihisha. Baravuga ati ibihe byose hano hari abantu tugomba gusiga bahindutse. Babwiriza gereza, umuyobozi wa gereza agomba kuba yarumvise ibintu birimo kuyogayoga. Aravuga ati habaye iki? Araza asanga imfungwa zose inzugi zirakinguye. Aravuga ati ubu bagiye tu. Kandi mu Baroma iyo umuprisoni yagucikaga wagombaga kwicwa mu mwanya we. Agiye kwitera inkota, Pawulo aramubwira ati oya, twebwe ntaho twagiye, twese turi hano. Ngo araza aramubwira ati bagabo bene data nkora iki? Aravuga ati izera umwami Kristo nawe ukizwe. Ngo aragenda, Pawulo bamukura muri gereza, barabanza barabona n'ibintu birya igihe gusa. Iyo utari disciplined, iriya telefone nanjye ubabwira yose, atanga strategy zo gukora umurimo, atanga amabanga atuma ibyo ushaka kumenya byose cyangwa ibyo ushaka gukora. Nk'aha ngaha aravuga ngo iteka ryose iyo yandikaga aravuga ngo ndashaka kubabwira mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera gukwiriye. Ni nayo magambo ngira ngo twigeho, imbaraga z'igitambo. Haleluya. Buriya abantu benshi ntabwo baricara ngo batekereze the power of a sacrifice, imbaraga z'igitambo, agents of change. Iteka ryose babaye abantu bitangaga ku buryo buri sacrificial. Duhereye kuri Yesu, Bibiliya tubwira ngo nubwo yari Imana, mu Bafilipi ibice 2, ngo ntiyarebye yuko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, he sacrificed, yisiga ubusa, ngo afata kamero k'umuntu, ngo agiye gupfa ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Atanze igitambo, aratwitangiye. Ariko barangije baravuga ngo rero niyo mpamvu ngo yahawe izina risumba amazina yose, ngo amavi yose azamupfukamira n'indimi zose zavuga ko ari umwami, uko yatanze igitambo. Haleluya. Buriya muzitegereze tunakuyemo n'iby'ubukristo, abantu twita intwari mu gihugu ni abantu bitanze kandi bitangira abandi, imbaraga z'igitambo. None hano bakatubwira ngo nuko bene data ndabinginga. Ndashaka guhera kuri iyi nuko bene data, kubera yuko uburyo Pawulo yandika inzandiko ze, iteka ryose arabanza akandika ibyo Yesu yadukoreye. Nk'ubufashe urwandiko rw'Abaroma atangira, Imana izaguhamagara kugira ngo ugende ujye kumusirikare, kuko igihugu gikeneye protection. Iguhamagara kugira umuganga, kuko igihugu gikeneye abaganga, gikeneye kuvurwa indwara, kuko turacyari mu isi irimo indwara. Iguhamagara igira umupolisi kubera ko dukeneye traffic ikora neza n'ibindi byose abapolisi bakora. Iguhamagara kugira umwarimu ko abantu bagomba kwiga bakava mu bujiji. Iguhamagara kugire buri kintu cyose uzajyamo. It's part of the kingdom. Hallelujah. It's part of the kingdom. Nuba kontabure, nuba umucuruzi, it's part of the kingdom. Uko ubwami bw'Imana nabwo bugira economy. Kugira ngo urusengero rwubakwe hari abantu batanze cash.
kandi iyo ugiye ugakora kashi ugakora nyinshi ugatanga nyinshi, ubwami bw'Imana buraza. Buri kintu cyose uzakora uretse ibyaha, it's part of the kingdom. No kurongora, it's part of the kingdom. No kurongorwa nabyo ni ubwami bw'Imana, kuko mu rugo iyo umuhungu arongoye umukobwa akarongorwa bakabyara, ubwami bw'Imana buba burimo kwaguka, kuko burya urugo niyo pepiniyeri Imana ikuramo ibiti bishya. Haleluya. Nta kintu na kimwe uzabona kidafite uruhare mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu buri kintu cyose uzakora ujye ugikora uvuga ngo jyewe nitangiye guhesha Imana icyubahiro. Nshima Imana ko nabisobanukiwe nkikizo. Ufashe Bibiliya zanjye zose, iteka ryose iyo nguze Bibiliya cyangwa abantu bakayimakora bajya bazimaho kato, ndabanza nkayifata nkayifungura ku ipaje ya mbere nkandikaho ngo my life mission, kubaha Imana no kuyubahisha no kubera abandi umugisha, kingdom mission. Buri muntu wese uzanyicara iruhande ngomba kubanza nka making sure yuko ameze neza mu buryo bwuzuye, kubaha Imana no kuyubahisha no kubera abandi umugisha. Nge ngomba kubaha Imana nge ku giti cyanjye, nkayubahisha aho ngenda, ariko nkigisha n'abandi kuyubaha, ariko n'abandi nkababera umugisha. Kandi iyi life mission yanjye yirofleta mu bintu byanjye byose. Iyo nkoreye amafaranga nkayabona, birofleta life mission. Icyacumi cy'Imana kivamo cyuzuye every day. Buri faranga ryose mbonye mureho icyacumi cy'Uwiteka, ariko buri faranga ryose mbonye hari na pourcentage, si ngombwa ko nyibabwira, yagenewe abandi bantu. Habyandika ahantu mu ikarine nkavuga ngo hari amafaranga yo gufasha abandi. Be a blessing. When you are blessed, be a blessing. Niko Imana yabwiye Aburahamu, irabwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha, nzakugira umugisha, ariko nawe uzabera abandi umugisha. Kingdom principles, amahame y'ubwami bw'Imana. Ariko reka nigarukire ku mbaraga z'igitambo. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera ishimwa n'Imana, niko kuyikorera gukwiriye. Imbaraga z'igitambo, abantu muzabona bose Imana yakoresheje bari sacrificial. Umukozi w'Imana Mose, reka bari we mperaho. Uriya Mose yari umunyamugisha cyane, yarerewe kwa Farawo, ariko Imana yari imufitiye gahunda. Bibiliya iratubwira ngo Mose yavutse mu gihe kibi, bamushyira mu gatete, bamujyana kuri Nili bamushyirayo, ariko Imana yari itangiye kwandika imirongo y'ubuzima bwe. Izana umukobwa wa Farawo aza kwiyuhagira igihe umwana bamushyize mu mugezi, ingona zitaramurya. Aragenda ageze aho yiyuhagirira, ngira ngo marayika niwe washinze urwara ku kana kararira. Karize abwira umuja ati genda unzanire uriya mwana. Umwana aramuzana, Miriyamu araza aravuga ati se uyu mwana njye kukuzanira umubyeyi mu Baheburayo amukonyereza? Ati cyane, kuko nibo bari abagaragu n'abaja babo. Nyina wa Mose agiye kumwonsa, babimuhembera, ariko ibyo bose ntibumutindeho. Mose akurira kwa Farawo ngo yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa, agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. Ariko ngo amaze kuba mukuru, Baheburayo 11 baratubwira ngo Mose ngo ntiyatekereza yuko kugumaho muri icyo cyubahiro cyo kwa Farawo ari ibintu byo kugundirwa, nawe amera nka Yesu. Umva ukuntu babivuga neza. Igice cya 11 mu murongo wa 24 baravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Sacrifice, icyubahiro cye agifashije hasi, yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Impamvu abantu benshi bataba transformative, umuntu ariyicara ni umukobwa yabona ari mwiza, atari ko biriya bintu byo gukizwa biranyicira fame, ntabwo bizatuma ngaragara, ntabwo bizatuma nisanzura. Agatangira agakiza akagashyira ku ruhande kuko ari mwiza. Umuntu akiga yabona ubwenge, niba arangije afite amanota cyangwa se niyo atanayagira yabona diplome, ati biriya bintu by'agakiza ni ibintu by'abaswa cyane cyane. Ariko muri kino gihe ntibakibivuga cyane nk'uko babivugaga mu gihe cyacu.
rwose twebwe twize, nanjye nari muri abo ngabo, twize twumva ko ibintu byo gukizwa ari ibintu by'abaswa b'abaturage. none ubu ngubu muri na minsi agakiza kabaye popira, urabona abantu b'abadogiteri ba koroneri bakijijwe barimo kuvuga, ukabona ba metere bakijijwe, ukabona ba dogita bakijijwe, bose baravuga Yesu. ubu agakiza kabaye popira, umuntu kuko identifiyeho nta soni biteye. ariko mu gihe cyacu wabonaga abantu bakizwa ukabona ni abantu bari aho babaye. mu gihe cya Mose bene wabo bari abacakara, ngo areba, umva uko batubwira ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kurenganywa hamwe n'ubwoko bw'Imana. Identification, ahitamo kuvuga ngo njyewe ndibuka amaze gukizwa, naje hano hepfo Nyakinama kuko murumva kera niho nigishaga, maze gukizwa nzi Nyakinama afite Bibiliya. rero njyewe nagendanaga Bibiliya ngo abantu banabimenye ko nakijijwe, ntayigendana. nza kuri campus mfite Bibiliya mu ntoki, nkura n'umugabo twigishanyaga witwaga Maniragabo, baributsa we iby'idini iby'Imana by'agakiza. ubundi yari umupadiri cyangwa yari umufurere, ibya Kiliziya Gatolika yari yarabivuyemo, araza yubakira abazimu kuri campus. abandi inzu z'abazimu bazishyira mu gikari, we yari yarisize imbere y'umuryango, ku buryo uwazaga wese yamenyaga ngo ahangaha hari umuntu uterekera kandi wigeze kuba padiri. yandika igitabo cyitwa Les Sacrifices Humains Antiques et le Mythe Christologique, ibintu bya Yesu aravuga ati biriya ni imigani y'Abayuda. n'ubu ibyo bitabo bigenda bifite. turaza duhurira kuri campus, ncigatiye Bibiliya yanjye ngenda, arambwira ngo jye ngo naho ugeze ni hehe, usigaye ugenda na Bibiliya ni cyane, ngo wasomye igitabo cyanjye ni kihe, ngo Les Sacrifices Humains Antiques, ahubwo ntimaze kugitangaho conference gatatu, ngo none ukaba ukigenda na Bibiliya ni cyane professor, ni iki gitabo kiri special. murabizi nize hano, nigishije hano kandi nigishaga literature, ariko ibitabo byose nize byinshi birutiye Bibiliya ubunini, kandi narabitsindaga n'amanota menshi, ariko ntabwo byahinduye ubuzima bwanjye. ni iki ngiki cyo rero, uzanshakira abantu nibura batatu basomye kiriya gitabo cyawe, barabasinzi bakava ku nzoga, barabasambanyi bakabuvaho, nizakubwira impamvu ngenda na Bibiliya. ngoya ngubuzanye mu bya bindi by'ubuhamya, ndabubwira nti nyine kuko ikizakwereka akamaro k'ikintu ni ubuhamya buvamo. rero genda kubwira iki gitabo naragisomye gihindura ubuzima bwanjye, uzanshakira bahinduye na kiriya cyawe. arambwira ngo yamureka tugende, ngo ubwo byatanye tubivamo nyine, ariko genda na Bibiliya yanjye, kuko yewe nabaye hariya. muri icyo gihe abantu buvaga gukizwa ari ibintu by'abaswa, ariko ngo Mose ahitamo gutukanywa n'ubwoko bw'Imana. natwe hari ahantu uzagera, impamvu abantu beze bakagira isoni zo kubwira abantu kwakiriye Yesu n'umucunguzi hanze, aho kugira ngo duse n'abarokore sosiyete twigane, ahubwo urabira Paulo yatubuje akavuga ngo mwe kwishushanya n'abiki gihe, ahubwo tukishushanya nabo. uzarebe muri kino gihe ahubwo usanga n'abarokanya n'isi. ubaza umuntu ugangurira rwose kuki, ntabwo ngewe ndabandi, ubwoko bwacu ntabwo ari ubwoko bw'abandi, ntabwo ndabandi, turashaka gusa n'abandi. ariko no hafi y'umuryango ahantu abantu binjiriraga yari hafite akabari, akaba indaya. noneho abatasi baje gutata igihugu, arababwira tumva iriya Mana yanyu yewe mu ntoki zawe aho ufitemo iki, ati mfite inkoni. iyi nkoni iyi yumye ndagize intama, niyo nzahagarara imbere ya Farawo. ariko uramuzi? hari igihe Imana ikubwira ibintu ukabwira ngo Mana uramuzi uwo muntu ntumaho. muribukana niyo bamubwiye ngo ajye kubatiza Sawuli, Yesu yaramubwiye ati hari umuntu witwa Sawuli nshaka yuko umanuka ukagenda ukajya kumubatiza. aramubwira ati Sawuli uramuzi? uramuzi Sawuli? kandi Yesu niwe umubwiye, amurangiye naho ari, amurangiye n'ibyo arimo, aramubwira ati uwo mugabo uramuzi? wowe urimo urabwira imbeba ngo nijye
mu menyo y'injangwe ngo ijye kuyikura amenyo. Ati uwo mugabo baramumbwiye yaje ino afite inzandiko zo kudufata akadufunga, none ngende nanjye amfate. Arabwo yaterega agenda, uriya ni igikoresho cyanjye nitoranirije. Injangwe twayikuye amenyo, twayiciye n'inzara. Aragenda agezeyo koko asanga Sawuli aricaye arimo arasenga yahumye. Aravuga ati se uyu ni wajyaga dutera ubwoba? Iyi mpumyi itarewe niyo yari yaratumaze. Ngo amurambika ibiganza aramubwira ngo Sawuli mwene data, ngo Yesu akubonekeye uri mu nzira y'i Damasiko arantumye ngo nkurambikeho ibiganza ngo uhumuke nurangiza ubatizwe kandi wuzure umwuka. Guhera uwo munsi abaye Sawuli mwene data, ndenda nzabana nawe. Sawuli yogira ngo mission yari muhaye yari yoroshye. Hanyuma aramubwira ati ariko ufite iki mu ntoki? Ati mfite inkoni. Ati yinajya imbere yanjye. Inkoni yayinaze hasi ihinduka symbol of power muri Egiputa. Ngo yayinaze hasi hazamuka inzoka y'incira iti ho burya ari incira igiye gukubita, yaba igiye kukuruma yaba igiye kugucirira abanzi ikagira gutya ikeguka ikareba imbere. Abona incira irahagurutse iregutse irebye imbere. Ngo Mose arayihunga. Veyo muvuyeyo musobanuke mutange imibiri yanyu b'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Noneho arababwira ngo muzageza he guhera murungabangabo muvangavanga ibyaha no gukiranuka, nimusobanuke. Kuko nima mushaka kuba agents of transformation, ntabwo uzahindura abandi nawe utarahindutse. Nahoze mbibwira hamwe mu gitondo najyaga ndeba abarokore, kandi kubera iyo myitwarire niyo yari yarambereye igisitaza. Abana bavuga kuri tu mbona abarokore ntacyo bandusha. Hari umusore umwe ariko we naramurenganyaga, naje kubibona nyuma we yari umurokore mwiza. Ngo twageze aho tuba n'inshuti maze gukizwa, akajya ambwiriza ubutumwa. Twakoranaga siporo, amureba nari namusanze mu wa mbere asibye, yigaga mu bintu bya agronomy, usanga mu wa mbere asibye, akajya ambwiriza ubutumwa. Uyu nguyu nari umwirasi mubi mureba. Umuntu usenga yarangiza agasibira, ngo gusenga hari inyongera agaciro bifite. Ndabijyamo se ngo bimarire iki? Niba bitaramwongereyemo imiyaga ngo ye gusibira, ubuze ndabijyamo ngo bimarire iki? Jewe naje kwiga byo gusenga, ntabwo ari byo byanzanye. So njye gusenga, we warasenze urasibira, none zabeho nanjye nsenga nsibira. Ariko birya ni ibintu Satani aba gushakira kugira ngo agufashe kudakizwa. Nahoze mbibabwira ndogereta imyaka namaze kuri university ntakijijwe, kuko ni imyaka yariwe n'ubuzukira. Yariwe n'ubuzukira muri Yoeli niho bavuga ngo imyaka yariwe n'ubuzukira Uwiteka azayibariha. Ariko nyavuga ni Imana niyo wandiha imyaka ntabwo uzariha iyo napfushije ubusa. Ndabizi neza iyo mba naramenye Yesu nkiri muto nkajya kuri university nkijijwe, hari iminyago yindi nari kuba narakuyeyo ntazigera nkurayo, kuko abo twiganye barashize. Ziko twigeze kwicara abantu bo muri promosiyo zacu zo hagati ya 77 na 82, aba engineer agronome, harimo promosiyo imwe yose yishwe na sida kubera ubugoryi twabagamo. Hari abadokiteri twiganye abenshi ntabwo bishwe na jenoside, bishwe na sida. Aba lisansi mu mantuza yose mu mafakulite atandukanye, iriya periode hagati ya 77 na 80 na sida yaje tutazi kwibaho, ndetse babanza no kujya bayikerenza bakavuga ngo ni ibintu ngo bahimbye ngo ntibaho, barikomereza barashira. Hari igihe nicara nkabwira Imana, Mana warakoze kumbana itaraza. Iyo myaka yampfiriye ubusa. Nzi neza yuko hari benshi mba narabwirije bagakizwa, mwe muracyari kuri campus ntibazabacike. Mukorera Imana aho muri bigishoboka. Simbabwiye ngo mureke kwiga. Nahoze mbibwira abo twateranye kare, ashaka no gukosora imyumvire imwe y'abapastori babibye mu banyeshuri. Babwira ngo biriya bintu byo kwiga ngo ni iby'isi, ngo mujye muza mujye mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana ntabwo ugarukira hano mu rusengero, no kwiga ni umurimo w'Imana. Daniel yari umunyeshuri, yari excellent. Excel mu bunyeshuri uzaba transformative nyuma yawo. Excel mu bunyeshuri, kuko aho Imana yagutumye ubu ngubu ni ku ishuri.
akenshi abanyeshuri mukunda kwigira hanze, kubera ko iyo ugiye uri umunyeshuri muri universite ukajya mu baturage hirya aha ngaha wumva uri igitangaza, dukunda kwimpressiona. Ariko Yesu iteka ryose yahimye abantu akabwira ngo mutangirire Yerusalemu. Uzi impamvu yabohereje Yerusalemu? Iteka ryose Yerusalemu baba batuzi, iteka ryose Yerusalemu haba haruhije, iteka ryose Yerusalemu baba badupinga. Akenshi muhunga za kampisi mukajya mu baturage, kuko mu baturage murabimpressiona, kuri kampisi ntawe mwimpressiona, baba bakuza ukuri. Niba uri umuswa mu ishuri baba bizi, niba uri umunyakavuyo barabizi, ugahitamo kujya kuraho atakuzi. Uzareba abigishwa ba Yesu, burya Yesu yabakoze akantu, yarababwiye ngo muzabwirize ubutumwa muhereye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu niho bari baramubambye, i Yerusalemu niho Kayafa yari atuye, babatambyi bakuru. I Yerusalemu niho Pilato yabaga, i Yerusalemu niho babasirikare babaga. Arababwira ngo muzagende muhindure muhere i Yerusalemu. Tekereza wa murwa aho babambye umuntu, ukaza ukavuga ngo wa wundi mwabambye ngo Imana yaramuzuye kandi yarabahimye, amaze kuzuka ntiyajya no kwiyerekana. Uzi kubona ukuntu Yesu yazutse, araza yiyereka abigishwa be gusa iminsi 40 yose, ntiyajya no guterana ku rusengero nibura umunsi umwe. Uri yaba ari jyewe mba narazamukiye ku rusengero ku munsi w'isabato, nkayengera abantu bose bateranye, nkaza nkababwira nari narabibabwiye ko nzazuka kandi ndababwiye nzagaruka, nkahita nzamuka bandeba bose. Marayika akamanuka kaza akababwira ngo uko mumubonye agenda niko azagaruka. Akazi kari kuba koroshye, ariko siko yabigenjeje. Yamaze iminsi yihishurira abigishwa be ngo bamusobanukirwe. Arangije aravuga ati rero ubu ngubu ndagiye, ariko hari ikintu mugomba gukora, mushyire ibitambo ku gicaniro, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Buriya Eliya amaze kujya impaka n'abahanuzi ba Bayali, yaravuga ati mukate igitambo cyanyu mugishyire ku gicaniro. Erega burya hari igitambo cyapfuye ubusa. Imfizi barayikase bayishyira ku nkwi, bayishyira ku gicaniro cya Bayali, birirwa bahamagara Bayali, Bayali tubabarira umanura inkuba, Bayali tumanura umuriro. Bayali irabihorera kuko nta Bayali ifite imbaraga ibaho, kandi ikirere yari yagifunze, n'inkuba ntiyari gukubita. Kandi Imana irimo gupiganwa na Bayali, Imana yari mu ruhande rwe. Bigejeje saa 9 aravuga ati umva rero mbabwire, mwabibonye mwinaniwe, nimureke nanjye nigeragereza. Ngo asana igicaniro cy'Uwiteka, aracyegeranya amabuye 12, arangije ashyiraho inkwi, arangije akata igitambo cye akigerekaho. Amaze kukigerekaho kugira ngo bataze kugira ngo ni maji yakoresheje, aravuga ati musukeho amazi. Ngo basukaho amazi bararengeza, amazi arenga igitambo, ariko igitambo kiri ku nkwi. Arangira avuga ngo rero Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana, kandi ko nanjye ndi umugaragu wawe, kandi mo kugerageza guhindura imitima y'abantu ngo bakugarukeho. Yamaze gusenga aricyo gusa, umuriro umanuka mu ijuru ngo wow, kubitanwe igitambo kiba kiragiye, n'amabuye ngo baragiye, n'umukungugu n'amazi, ngo abantu bose bikubita hasi baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Iki rero nicyo kiba iyo dushyize igitambo ku gicaniro, kuko ntabwo umuriro w'Imana uzamanuka uje gufata ubusa. Ntabwo Imana izamanukira kuri kampisi nta bantu bicaye mu cyumba cyo hejuru, kuko hari umunsi, uwo munsi umuriro wamanukiye ku gitambo, ariko hari umunsi abantu 120 bari barabonye Yesu wazutse, bicaye mu cyumba cyo hejuru barimo guhinda umushitsi, bategereje icyo batazi. Kwari yababwiye ngo murindirire mu murwa, ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Ntibari banazi uko bizagenda. Baragenda bicara mu cyumba cyo hejuru, bararindira. Umunsi wa mbere ntihagira ikiba, umunsi wa kabiri ntihagira ikiba, umunsi wa gatatu ntihagira ikiba, umunsi wa kane ntihagira ikiba, umunsi wa gatanu ntihagira ikiba. Ku munsi wa 10, ku munsi wa Pentekote, kuki Imana yarindiriye umunsi wa Pentekote, abantu bamaze kuzura i Yerusalemu, bavuye mu mihanda yose, baje i Yerusalemu kwizihiza umunsi wa Pentekote. Wari umunsi w'amasarura, kuko Imana yari yaravuze ngo umunsi w'amasarura abagabo bose bajye bazamuka bazi Yerusalemu baze kugandika. Ku munsi wa Pentekote Imana iravuga ati ndabona publique ihagije,
ubu noneho nshobora gukora akantu bikagaragara. Haleluya. Kandi ndabona n'ibitambo byiteguye hariya, hari abantu 120 bicaye mu cyumba cyo hejuru biteguye kunkorera, bategereje ko imbaraga zimanuka. Ni abantu basobanukiwe, babwirijwe ijambo ry'Imana, babonye Yesu muzima. Ubu icyo bashigaje ni uko umuriro umanuka, igitambo kigahumura. Haleluya. Bicara mu cyumba cyo hejuru. Nkunda ukuntu Imana ikora rero, ngo haza ikintu kimeze nk'umuriri w'umuyaga kirahuha, ngo abantu bumva ikintu gihuha. Hari igihe haza umuyaga mwinshi, amazu yose akanyeganyega, haza umuyaga mwinshi, ariko ngo bagiye kumva bumva habaye nk'ikintu gituritse, bumva hari ikintu kimanutse. Hanyuma ngo aho abigishwa bari bicaye muri ya nzu nabo baracyumvise kiza, bumva kinjiye. Yesu ubu narambika asugiraho ibiganza akaba pastori, wagomba gushaka ururimi rw'umudogiteri. Erega buriya hari ibintu bimwe mutarasobanukirwa abantu. Iyi Imana ishaka kugukoresha ntabwo igusaba kuba pastor uri docteur, ahubwo kuvuga ngo ndashaka kuguha gifted hands, abantu baze bose bikaba clinical. Wamubaga bakajya bavuga ngo umuntu wabazwe na Sugira, bakajya bakurwanira bakavuga ati mutubarize niba Sugira azaba yakoze umunsi nzabagwa, kuko hari ururimi Imana igushyiraho. Kandi ibigenda mbabwira mbifitiye gihamya. Iyo uri umwarimu, Imana igushyiraho umwuka w'ubwarimu. Wakwigisha abanyeshuri ukabadahamo benshi kubera ko uri umwarimu. Mwambwiye ngo amen. Ariko iyo ntangiye kuvuga iby'umwuka numva nanjye nashyiramo ka encouragement. Kera nkiri Rulindo nari n'umuvisiteri kuri university, ariko Imana iza kunyigisha kuko ngiye nkunda gukora ubushakashatsi. Abwira Imana, ariko Imana ndashaka kuba umwarimu according to Jesus. Ndashaka kuba umwarimu according to Jesus. Icyo Imana irambwira ngo this is the secret. Niba ushaka kuba umwarimu according to me, number 1 kora nka Yesu, ukunda abanyeshuri. Mbere yuko ukunda amatseri yawe banzu nkundire bari abanyeshuri. Ajya nicara nawe ngiye kwigisha mu ishuri, afata liste y'abanyeshuri abasengera ngo babyumve. Najya kwigisha nkigisha nk'umwarimu ukunda abo banyeshuri. Abanyeshuri barakunda, bakunda ibyo nigisha. Ndibuka examen ya mbere bakoze yari examen nationale, zazindi bajya bakora zo gutestinga level. Uwanyuma wanjye yari hejuru ya muwayene y'igihugu, uwanyuma muri classe yanjye, kuko icyongereza baragikunze, ariko nanjye nashyiragamo ubuhanga nyine bw'ubwarimu no kubibakundisha bakabikunda. Uwanyuma wanjye yari hejuru ya muwayene y'igihugu, ari uwanyuma. Bikubwira ngo hari amavuta y'university, kuko abanyeshuri bo muri university bo nyine urabizi baba ari n'abantu bakuru, ariko nabo nakuyemo iminyago myinshi. Urumva ngewe nari mfite masters, nayoboraga abanyeshuri no muri za memoire. Ndibuka umuhungu umwe nayoboye, nubwo mfitemo n'abandi benshi reka bari we mvuga wenyine kuko ngiye kubaho ubuhamya nabarazana. Noneho aza kurwara. Icyo gihe campus ya hano kubera intambara yabereye hano bari barabashubije Butare. None umunyeshuri nkamushaka nka urese, umunyeshuri yagiye ko namubuze. Mvi Rulindo ntega taxi ngi Butare kumushaka. Agenda ngewe ndashakisha, finally nza kumubona. Arambwira ati rero rwose professor, narwaye umwijima, nararembye, ariko ubu ndimo ndarikavaringa neza mfite intege nke. Ati ndumva ngewe kwiga nabiretse, ndumva ntazadefanda rwose, ntabwo byakunda. Ndamwisha gerageza uza gukosoza, ntabwo byakunda, ndacyari muri convalescence. Ndamwiranaga nkorohereza, zana ibyo wakoze muri iyi minsi sijye mbigukosorera, nindangiza ndagusigira ibyo usigara ukora. Buri byumweru 2 nzajya nza hano nicare nkukosore, nsige mbirangije, hanyuma ntwara ibyo wakoze mbikosore mbikugarurire, ngo tujye dukora. Nige uzajya nzaho kugira ngo ujuze. Buri umunyeshuri biramutangaje, ndamukurikirana namaze amezi, ari gihe ujya kumureba kuri frezanyo. Umunsi ya defense
yarangije kudefanda bajya kwiyakira arambwira ati ariko ndagushaka nta kibazo ndahari turicara arambwira ati ndashaka kukubaza ikibazo uriya ni ukubera yuko uri umuntu mwiza cyangwa ni ukubera Yesu wajya gutubwira kuko njyewe iyo nigishaga ishuri narangizaga kubigisha abasaba uruhusa bakampa iminota mikeya nkababwira diplome yunganira diplome y'igipapuro nabwira ni iyi diplome y'igipapuro tuzabaha ntabwo izaguhindurira ubuzima ariko nufata iyi diplome y'igipapuro ukongeraho Yesu izaguhindurira byose habaho ubuhamya bwanyu kandi nari mbufite ndamubwira nti rero sha niga nkubwire iyo mba nkiri jyewe wa kamere uri umunyaruhengeri ndi umunyamutara waringanijwe na bene wanyu nabimubwiye gutya no kukuyobora sinari kubikora nari kuguhemukira nkakure kugapotera kubera ko nari umuntu wa kamere ntariko kubera Yesu yarambwiye ngo nje nkunda abanyeshuri mu izina rye ni Burya ni Yesu aba ari nawe Ushimwa kuko yarabanje yaranyejeje ankura mu byankura no muri ibyo bintu by'amoko n'ibindi ni nicyo cyatumye nkukunda sije wagukunze ni Yesu uri muri jewe arambwira ngo nicyo nashakaga kumenya ngo mfasha nanjye mbone uwo Yesu ngo kandi nkwaye isezerano ngo nanjye aho nzigisha ngo ibi wankoreye ngo nanjye nzabikorera abandi ngo kuko ngo ntabwo mbyumva ukuntu umwarimu yifata akajya atanga amafaranga ye akaza akikodeshereza icyumba ari jya aje kureba umwana w'umuturage wo mu Ruhengeri nta nubwo yari uko kana runaka ni ariko Yesu yari yarambwiye ngo ujye unkundira abanyeshuri kandi narabarobye pe narabarobye kubera ko hari amavuta y'ubwarimu anointing y'umwarimu ukaba umwarimu ufite amavuta y'ubwarimu hanyuma ukajya uroba abantu kuko uri umwarimu according to Jesus noneho nimutekereza imirimo yose dukora dutwaye kuko buriya icyatumye biriya birimo iby'umuriro bimanuka bikaza bikigabanya mu duce nuko buri muntu wese agomba kubona anointing ihuye n'umuhamagaro we turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza ntabwo ari umurimo imirimo myiza yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu rero iyo umuriro umanutse dushobora kwicara hano muri no sare tugasenga umuriro ukamanuka byagera hano ururimi rwa engineer rukajya kuba engineer ururimi rw'abarimu rukajya kuba arimu ururimi rwa contabilité rukajya kuba comptable ururimi rwa pastor rukajya kuba pastor buri muntu wese akabona ikimugaragazaho umwuka sobanura inzozi ntabwo ari wowe wari umuhamagaro we kuko buriya abasobanura inzozi baba bari muri prophetic niba abantu bamenya nibizaba nibigomba gukorwa baratubwira ngo hari abana ba Isakari mu gihe cya Dawidi ngo bene Isakari ngo abo mu muryango wa Isakari ngo bari bazi kumenya ibimenyetso by'ibihe ngo bakamenya n'iki Isirayeli kwiriye gukora it's a prophetic ministry Yosefu yari afite prophetic ministry hanyuma Imana ikamuhishurira inzozi akazisobanura ize n'iz'abandi ariko Farawo ararota bahamagara ba Izaye babagura arya ndi masaka barabwira atoya twebwe mu bintu twize muri mu bintu bya agronomy na botanique naki amasaka atungwa n'ibiva mu butaka inyoni nizo zirya amasaka ari hejuru mwari mwagera ku masaka arya ndi masakara abiga ibyo bintu giye ntabwo nabyize ubwo ndimo nakoresha ka biology nize kera niga secondaire atoya ubundi nka ziba muri za herbivore carnivore zirya inyama ntabwo ari inka kereka izubu ngubu nizo nabonye basigaye bagaburira inyama noneho bahamagaye Yosefu aramubwira ati nyakubahwa Farawo iriya ni vision of the future twebwe dufite umwuka w'Imana tujya twinterpreta dreams tugatanga na vision y'ukuntu ibintu bizagenda haleluya aramubwira ati buriya Imana yakwerekaga ko muri Egiputa hagiye kuza imyaka 7 y'uburumbuke izakurikirwa n'imyaka 7 y'amapfa n'inzara none dore strategy y'Imana genda uhingishe Egiputa yose muhunike 1/5 uruva yashyizeho n'imibare quantifier 1/5 cy'ibyo muzeza ari n'umustatisticien hanyuma mubirindishe be kubikoraho
iriya nzara ntizabakoraho. Farawo arabireba aravuga ati sasa tuzaje ariko si y'ubuyobozi, ayikuramo aravuga ngo nimumbwire mwese abari hano, hari undi muntu uri mu mwuka w'Imana nkuriya ngo muhiye impeta. Burya rero iyo umuyobozi avuze gutyo aba yafunze umunwa, n'uwumvaga yabivuga aravuga ati se ndavuguruza Farawo, baramubwira atoya ntawe uhari, uriya n'ubundi byari byatunaniye, baramubwira ngo enda peti igira hino, ambariye impeta, bakwambike umukufi w'ubuyobozi, bagutembereza umurwa, baguhe n'imyambaro myiza itari yo wambaye, hanyuma nurangiza guhera uno munsi uzaba uwa kabiri kuri jyewe, itegeko ryawe ni jye jyenyine ushobora kurikuraho abandi bose bakumvire kuko uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Gitambo ngaha ndaje, muhaguruke dusenge Imana. Mana turategereje kwakira uwo mwuka wawe, tumuguza ye twizeye, mutwoherereze Mana, Mana yacu, Mana yacu, ohereza umwuka icyifuzo cyawe. Fata umunota umwe witekerezeho, ndasenga musubiremo twese kuko ndashaka ko riba a common prayer, ariko tubanze turebe imitima yacu. Do you really want, urifuza kuba icyo gitambo Imana izakoresha ngo ihindure aho uri? Urifuza kugira iyo Midas touch, icyo ukozeho cyose ukavuga ngo Mana ndashaka kuba wa wundi ukoresha aho nkoze hose bakamenya yuko mfite mu mwuka w'Imana, nk'uko barabivuze kuri Yosefu. Daniel ajya i Babuloni, Berushaza byamushobeye, ikiganza cyanditse ku rukuta, aravuga ati nimunshakire umuntu, baramubura bamubuze, baravuga ati ariko hari umusaza witwa Daniel, mwibuke amagambo yamuvuzeho, aravuga ngo ni we Daniel wa munyagano data yakuye i Yerusalemu, ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe, ngo kandi ugira ubwenge bwo guhangamura ibyananiranye. Ndashaka bene abo bantu. Turashaka generation ya ba Daniel, turashaka generation ya ba Yosefu, abantu bahangamura ibyananiranye. Muri kino gihe turashaka bene iyo generation y'abantu bazasenga, bakaba bakontabure bahangamura ibyananiranye, bakaba ba economist bahangamura ibyananiranye, bakaba buri sector yose dukozemo, ariko cyane cyane abagronome n'abaveterineri, kuko u Rwanda rwacu ni igihugu cy'ubuhinzi. Ubwo muri Izaye nubwo wenda baje ari bake, ariko turashaka abantu bahangamura ibyananiranye. Natwe n'abapastori ariko natwe duhangamura ibyananiranye kabisa. Aho tunyuze bajye bavuga ngo uriya mu pastori aho yanyuze hose ngo yasize randima, ngo nzayigenderemo. Uyu mugoroba wumve gusenga kwanjye, umanura umuriro w'umwuka ku gitambo nkweguriye, ukorere muri jyewe, naba nsinziriye, naba ndi maso, naba ngenda, naba nicaye, imbaraga zawe zikorere muri jye, zikorere muri jye ndi umunyeshuri, zakorere muri jyewe ngiye mu kazi, aho ngenda hose kugeza igihe nzapfira, izo mbaraga zikorere muri jye, nsohoze imigambi yawe. Mwami Yesu, wumve gusenga kwanjye, ujye ugendana nanjye, imbaraga zawe zikorere muri jye, umpindure umuntu uzakoresha ubu n'iteka ryose. Uhabwe icyubahiro, umpe umugisha, nanjye nkuhesha abandi, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Reka mbasengere. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, reka imbaraga z'umwuka wawe wera nk'uko wadusezeranije zimanukire kuri aba bantu, uko wabikoze kuri wa munsi wa Pentekote. Umanura imbaraga zawe kuri buri muntu wese uri aha ngaha, kandi guhera uyu munsi
nta bibazo bihari. Aha. Haleluya. Amen. Murakoze, nitwa Rugamba Fred. Ngira umugisha nanone wo kuba hano hantu kureba uno mubyeyi, ndamukunda, Imana imuhereze umugisha. Ariko mfite ibibazo bibiri maze iminsi nibaza. Icya mbere ni iki gishoboza cyabashisha umuntu kumenya umuhamagaro we. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, sinzi impamvu niba hari abandi bijya bibaho, njya nkunda kubona kenshi, njya ngira umuhigo wo kuba ngo ngiye gusoma Bible, nyisoze nongere ngerageze nsome, ariko njya mbona mfite akajagari mu gusoma Bibiliya. Ndibaza ngo ni iki cyashoboza umuntu gusoma Bibiliya, ni ubuhe buryo bwiza bwo gusoma Bibiliya? Ibyo ni ibibazo bibiri mfite. Ikindi nshaka kongera kuvugaho ni iki kintu atubwira cya transformation. Reka manze nsubize bibiri. We kunduhiriza ubwonko mbifata mu mutwe. Iyo umuntu ashaje ariyorohereza. Okay. Ikibazo cya mbere ni gute umuntu yamenya umuhamagaro we. Nahoze mbibwira abo twateranye mu gitondo, burya abantu murirushye. Icya mbere, umuhamagaro wawe uzabubwirwa n'ibintu bitatu, ariko ndaza kuguha icyoroshye muri byo. Icya mbere, umuhamagaro uzabubwirwa n'umutima wawe. Ibintu ujya wumva bigutogotamo, ukumva urifuza kuba wabibamo igisubizo. Uzamenye ngo ubwo ashobora kuba ari aho umuhamagaro wawe uganisha. Icya kabiri, ibintu ufitiye impano. Buriya no mu bunyeshuri, reka mbaye nk'urugero. Jewe ubundi iyo abantu biga barakubwira ngo abantu bamwe bari left brained, abandi bari right brained. Abari left brained bakunda cyane kuba abantu baba mu bintu bya logique, by'imibare, bya physique, bya science. Abari right brained baba very strong mu bintu by'indimi n'ibintu bya intuition n'ibindi. Jewe rero nagiraga umugisha byombi nari mbifite. Iyo na science na lettre nabitsindaga kimwe. Kuko jewe nize muri section y'itagarate science, twigaga ikilatini cyinshi, icyongereza cyinshi n'igifaransa cyinshi, na geography na histoire, twiga physique na math na biologie na chimie byose. Kereka ibyo watiga mu seminari byose twarabyigaga. Ariko nubwo ibyo byose nabitsindaga, science nazitsindaga nyine kubera ko numvaga ngomba kuzitsinda, ariko numvaga umuntu amitishijemo nakwigira ibintu bitanjyana muri za science nyinshi. Bikubwira ngo niyo waba uri umuhanga muri ibyo, kandi hari n'igihe Imana ibikora gutyo, bavuga ngo uyu nguyu reka mu braining impande zombi, kuko hari ahantu azakora ajya akenera ku mastering ibintu by'imibare. Ubu ibintu iyo ushyize mu bintu bya planning n'ibindi, rwose imibare hari nubwo twicara n'ubu ngubu harimo za board nyinshi mbaho, nkaba ko nawe ugamubwira ubundi bizi ibintu bya comptabilité, nkabwira noya yewe umuhaye ibintu birimo imibare ndabisoma nkabyumva, n'uburyo ushobora kubitwikinga ukabikosora ndabyumva. Kubera iki? Hari ukuntu Imana iba yarakuremye kugira ngo uzabe icyo ngiki ishaka kuzaba cyo, sibyo? Rero uzabanze wumve ibyo ukunda. Heartbeat yawe, umutima wawe, passion yawe y'umutima iba mu biki. Icya kabiri, abantu bazakubwira ukubwira ati ariko tubona ibi bintu ari byo byawe. Burya n'abantu impano zawe zirabagaragarira. Icya gatatu ariko nicyo cy'ingenzi, ujye ubaza uwaziguhaye, kuko buriya umuhamagaro wacu sinzi impamvu mwigora. Do you know, imodoka iyo shoferi yicayemo, sinibwira ko imodoka ishobora guhangayika, uretse izo nabonye muri Amerika za Tesla zisigaye zitwara, nazo zaraje wicaramo gusa ukajya uha amabwiriza, kubera ko na za GPS zirimo, ukavuga ngo umuhanda uyu n'uyu 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 n'uyu, ngiye kuri destination iyi n'iyi, hasigaye wowe ukiyicarira, Tesla ikakujyana. Kubera iki? Ifite za sensors zituma ikwepa sensors zikora na GPS, yegereye iyindi modoka iribwiriza igahagarara. Zo ntizigonga, bashobora kuyigonga ariko yo ntigonga, kubera ko ifite sensors zibwira ngo ugiye kugonga. Dahera imodoka ziza muri kino gihe nazo zirazifitira ko iyo ugiye gukata ugiye kugonga ikintu irakubwira ati hari ikintu ugiye kugonga. Zirahari ubu ngubu zifite sensors zo hanze, inyinshi ziza muri kino gihe ziranazifite.
so ikubwira ngo imana yakuremye, sibyo? Iyo ubwiye imana ngo rero mana dore ndi hano unyobore mu muhamagaro wawe, muhaye vola, yewe ngiye kuba passage. Ni ibintu nababwiraga bya total surrender, kuyimanikira amaboko. Wabyuka mu gitondo ukavuga ngo mana ndabyutse, kiza ubuzima bwawe ku gicaniro, ubuzima bwanjye ku gicaniro cyawe, wowe unyobore, uvuge numve, utegeke numvire. Naba ndi konsiya, naba ndi inkonsiya, yewe iryo niryo sengesho ryanjye by the way. Iyo mbyutse mu gitondo mbwira imana ngo rero mana sinzi ibyo unshakaho, mfite ibyo nipangiye, ariko nawe ugomba kuba ufite ibyawe wapanze, uyobora intambwe zanjye. Kandi jya ibikora. Ukabona nk'umuntu ushaka gukizwa, duhuriye mu nzira, nkavuga uyu nguyu n'imana yamupangiye, akambwira ati nagira ngo nsengere, twicare musengere, ariko ndashaka kubanza nkakubwira ibyaha byanjye byature, ubu nkamwakiriza Yesu nkaba ndakomeje. Uzige gusenga gutyo uzabona ukuntu ubuzima bworoha. Ubwo reka mbabwire mwese mwicaye muhana, ntimukivune ku bijyanye n'Imana. Imana yagukozemo investment, yakuguza amaraso y'igiciro cyinshi, ntabwo izaguhombya. Hari aho njya nuvuga ngo aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. No, ntabwo Imana izigira iguhombya. Mva nubona wahombye ntabwo ari Imana izaba yabikoze, kuko Imana wayemereye kuzayumvira, irakubwira ati haguruka muri ubu bukire ujye kunkorera. Kubera ko wayemereye kuzayumvira, bahaguruka ukagenda. Ntabwo izagombera kuguhombya kugira ngo ujye kwikorera. Weda n'ubukire bwawe ahubwo izabuguherekeza, izakubwira ati nibi bitwarewe ujye kubinkoreshereza. Sinzi impamvu abakristo batarumva neza yuko nta nyungu n'imwe Imana igira yo guhombya umuntu yubaha wese. Nafashe ubutunzi bwanjye ndabuyiha, ndabibwira ngo kandi Imana uko uzanyongerera ubutunzi nanjye nzakongerera ibyo nshyira mu murimo wawe. Ababwira bavuga ati yes, ahubwo nkunda bene nkawe, kandi nanjye n'Imana niko najya mbigenza. Kuki yagombera kumpombya? Ifite iyihe nyungu yuko mba umutindi kandi nyikorera? Habe namba. Hari abantu benshi muzanga guha ubuzima bwanyu Yesu ngo nuko muri abanyeshuri, ngo none yazangira umupastori, waba uri umukobwa mwiza ngo none yazangira umubikira. Ntabwo uzakugira umubikira, tariki yo guhamagariye ngo none yazanyima umugabo kandi ari ibatanga. Oya, ifitemo n'inyungu y'ukurongorwa ukayibyarira abana. So don't worry, ntabwo Imana izaguhombya rwose. Yegurira ubuzima bwawe, Imana izabukuyobora. Ikibazo cya kabiri, icyo gusoma Bibiliya. Icyo gusoma Bibiliya, icyo gusoma Bibiliya rero byo biroroshye. Uriya ushaka kwiyorohereza, ushaka gusoma Bibiliya ukayirangiza buri mwaka, ujye uyihurutura nk'uko wasoma ikindi gitabo cyose. Njye niko mbikora, mpera ku itangiriro nkakurutura. Kubera iki? Bituma ntajaragira. Nushaka uzabikore gutya, uvuge ngo ngiye guhera kuri Matayo ngere ku byahishuwe, kuko hari uburyo butatu bwo gusoma Bibiliya. Uburyo bwa mbere babwita familiarization, ni ukuyisoma kugira ngo uyimenye, umenye inkuru zirimo. Ntabwo uba urimo kuyisoma ukora study, usoma nk'usoma igitabo. Ariko icyo bikungura ni iki? Uko ugenda wimenyereza gusoma Bibiliya, inkuru zose ukazimenya, bigera kuri noneho iyo utangiye, iyo uvuye muri familiarization ugiye muri study, icyo gihe utangira gusoma inkuru yo mu isezerano rishya, ukumva niyo mu isezerano rya kera irimo iraza, bigatangira guconnectinga, bikawayaringa, bigakora network. Ugasanga mu mutwe wawe iyo urimo kwigisha Bibiliya igenda iza utagombeye no gushakisha. Nkanjye giye iyo ndimo gutegura inyigisho, ntegura main ideas gusa, ibisigaye bigiconnectinga uko ngenda nigisha. Kereka iyo wenda nagiye kwigisha mu bazungu, kuko wowe ugomba kubyandika ukabisoma uko wabyanditse, icyo gihe si. Ariko hari nubwo bincika nabwo nkongeramo utundi tuba tuje nyine uko umwuka akanze buto. Rero uzihe discipline yo kuyisoma, ushobora kubikora mu buryo bubiri. Ushobora kuvuga ngo mu gitondo nzajya nsoma inkuru z'isezerano rya kera, nimugoroba usoma isezerano rishya. Kuko ubundi biba byiza iyo wihaye discipline yo gukora nka Daniel 3 ku munsi. Daniel ngo yasengaga 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Nawe ufashe iminota 15 mu gitondo na 15 saa sita na 15 nimugoroba, Bibiliya icyo gihe Godayiro wayirangiza vuba, akabiri mu mwaka. Hanyuma so iyo warenze ibya study noneho winjira muri analytical, noneho ukajya winjira wiga za teme, wenda niba nka teme y'agakiza ukareba mu isezerano ryake, wagiye muri tematike. Ariko reka ngarukirizaho singiye kubaha isomo muri ibintu byo kumenya Bibiliya.
wazi icya gatatu urakoze ikibazo cya gatatu kuri iyi transformation yego ndabyifuza kenshi nkanabisengera ariko najya kubikora nkumva sinzi impamvu ariko maze kubona ko ibi bintu akenshi ikintu bita imbaraga z'ubuhamya kirafasha ariko ndaza gutanga urugero sinzi niba ari amahirwe cyangwa ari umwaka abantu bagiriwe bavukiye mu miryango ikijijwe umuntu wavutse niba ufite imyaka uyu munsi yaravukiye mu muryango akijijwe ugasanga nta buhamya afite ndaza kubivuga gutya yavutse ajya muri Sunday school bamukurayo uburyo bwo gukizwa ko mbega ni gutya mu rusengero ariko nta bundi buhamya burenze hejuru y'ibyo ngibyo kandi akenshi wibwira yuko bene uwo muntu wajyaga ikuzimu ngo ari ufite ubuhamya iyo ni sensationalism ubundi ubuhamya ni iki ni ubuzima nabayeho ntarakira Yesu umwana wavukiye ahantu akarererwa muri Sunday school niba yarakiriye Yesu afite imyaka 9 akavuga ati hari igihe mwarimu wa Sunday school yatubwiye ngo nidusenge twakire Yesu nibwo namwakiriye naduha ubuhamya bw'uburyo abayeho nyuma yo kwakira Yesu kuko ubundi ubuhamya myabuhamya ni bya bindi ukora iyo umaze kwakira Yesu kuko baravuze ngo muzaba abagabo bo kugira gute bo kumpamya ntabwo turi abagabo bo guhamya ibyaha ntabwo turi abagabo bo guhamya ibyo Satani akora turi abagabo bo guhamya ibyo Yesu akorera muri twebwe n'ibyo adukoresha rero yewe n'umuntu no kubyigisha abakristo nkababwira ngo nujya gutanga ubuhamya spare me details z'ibyaha wakora tubwire ngo ntarakira Yesu nakundaga kubyina nanywaga n'inzoga naranasambanye 3 sentences are enough ariko mpura na Yesu ahindura ubuzima bwanjye nka kuri Yesu ugira atubwiraga tinajyaga nicara nkumva ubuzima bwanjye buri empty wimbwira ibyo wakoraga ubuzima buri empty mbwira ko bwari empty gusa umbwira uti ndumvaga nihebye nkumva buri empty nkumva nta sanse ubuzima bufite wijya kubidevelopa ngo bimaremo iminota 20 ariko nurangiza umbwira utari ko Yesu amaze kuza mu buzima bwanjye numvise mfite umunezero ndamwiyegurira ntangira kumukorera ntangira kugendana nawe ntangira kumubwira abandi ntangira kubona ibitangaza ubwo nibwo buhamya it's a witness about Jesus not about sin turabyumva kimwe uwo mwana rero wavukiye ahantu wize muri Sunday school wakiriye Yesu akiri mutoya ahubwo agira umugisha kuko hari iby'Imana yamurinze by the way abavukiye muri bene iyo miryango nuvuga ngo giye nta buhamya mfite ngo nakijijwe ndi umwana urabufite tubwira ibyo wakoreye Yesu nyuma yo kumwakira kuko it's a witness unto Jesus muzaba abagabo bo kumpamya nibyo yagukoreye sibyo ikindi kibazo hano hagati akoze nshimiye Imana ko nageze hano nkaza kureba iby'ukuri nta kindi gihe cyanzanye impamvu mvuze ibi ngibi njye nkunda umupira hariho match ikomeye ya Leonaperi ndabyirengagiza ndwana nabyo mu mutima ndavuga ngo ndaza kukureba kuko nkubona ku mateleviziyo ariko mfite uburyo ngukundamo cyane amen akenshi ku mastati abasore hano barabibona hari ukuntu ukunda kugira demolo abantu zikabafasha cyane rero igenda kubaza ibyo ngiye kukubaza ni ibyananiye yego ye ntago ndi umunyeshuri aya mashuri barimo narangije kera yego nubwo ngaragara nkaho ndi muto ariko siko bimeze hanyuma wavuze ku ijambo icyacumi yego ngewe cyarananiye kugeza ubu sinzi impamvu cyanananiye ndabikubwira uriya muhungu yavuze ngo abantu ngo bavukiye mu ikanisa mu itorero nabitekereje yego rwose urimo urampa ibisubizo kandi ndivukiramo umubyeyi wanjye ari n'umupasiteri amafaranga araboneka ariko kiratunanira
natekereje ibintu bibiri navuze se ni amasomo make ajyanye n'icya cumi twahawe cyangwa se ni kamere mbi nyine yateye abantu. Urabona ubu bavuze ngo dutange amaturo, nshobora gutanga amaturo angana cyangwa se aruta amafaranga y'icya cumi y'ayo mpembwe cyangwa se mbona ku kwezi, ariko ninjira mu cyumba cyo gutekereza ku cya cumi bikananira. Rero umfashe reka ngufashe kugira ngo unyigishe systeme mu yandi magambo iroroshye y'uburyo nzajya mbikora, kuko ngewe biramvuna mu buryo bukomeye. reka mbanze nk'uhe systeme nk'uko uvuze. By the way, nanjye mbise nkukunda rwose, ngewe nkunda abantu bari honnête. Buriya ikintu cya mbere cy'abana bavukiye kwa pastor, ko nanjye ndi umupastor, Imana ihinduka nka anko. Ugakura wumva Imana warayimenyereye, ugakura wumva Imana uyizi. Iwacu nkanjye abana banjye batangiye gusenga bakiri utubebe, nkabashyira ku bibero nkabakikira nkabarambikaho ibiganza, bose bakabyiganira ku maguru yanjye nkabasengera. Bakura barinda baba ibisore, bajya no kuri university yajya kwiga nkamubwira banza ufukame musengere ujye ku ishuri shaho ufite umugisha waso. Ariko reka nkubwira ikintu usa atakwigishije, ntabwo yigeze kwigisha gutanga icyacu. Kuko burya ibyo iyo erega no mu rusengero abapastori benshi ntibabyigisha, babitekinga for granted ko abantu babizi. Jewe systematically abana banjye narabibatoje, systematically iyo mvuze systematically narabibatoje, habaha n'ubuhamya bw'icyacu twicaye mu rugo. Kuko jewe ndi mu bantu b'abataydazi extremist. Reka mbaho ubwo buhamya ko bahoze bavuga, wa musore uvuga ibyo by the way burya buri domaine igira ubuhamya. Ushobora kubaho ubuhamya bwa fiancé, ushobora kubaho ubuhamya bw'uburyo nabonye inzu, ushobora kubaho ubuhamya bw'uburyo nize gutanga icya cumi, ushobora kubaho ubuhamya bw'uburyo nuzuye umwuka. Birya byose ni ubuhamya kandi bufasha abantu. Icya cumi rero, jewe nari umukatolika. Mugatolika rero ntabwo twatangaga icya cumi, niba byaraje byaje naravuyeyo. Noneho nakijijwe nsoma Bibiliya, kugiye ku bwa kavukire nabibabwiye nari umukatolika, nize mu seminari. Noneho nza gusoma, ariko mbere yo gusoma cyanteye gusoma nza kugenda, nari nakoze ikiraka muri USAID cya translation. Bari bafite ibintu biri mu cyongereza ngomba kubibashyirira mu kinyarwanda. Umukobwa wakoraga yarambwira ati ariko ati hano hari ikiraka dufite, twagira ngo tukiguhe dukorere translation. Barakimpa kashi rwose ndazikubita 50,000. Icyo gihe muri za 80 yari menshi. Icyo gihe dolari ryavunjaga 50, mu byumve namwe yari nk'amadolari 1,000 y'ubu. Noneho maze mvuye kuyahembwa bayampaye ari kashi ari muri envelope, nyashyira mu mufuka. Njya kuri ADPR mu Gakinjiro, korari Hoziyana yari yaririmbye, bakoraga fundraising yo kugura ibyuma. Ndagenda ngeyo nimvira indirimbo rwose, bararirimba barushema n'abandi bararirimba pe. Barangije bati rero perezida wa korari ajya imbere ati ndagira ngo basobanurire impamvu y'iyi korari, ati turashaka kugura ibyuma byo kujya dukoresha umurimo w'Imana, turashaka kujya tugenda hirya no hino tubwiriza ubutumwa. Koze mu mufuka nibuka ko mfite minote 10 za 5 n'andi mafaranga abaze neza yo kuzansubiza ururimi. Kandi ubwo nari nyuze muri konseri, ndavuga ngo ndarara i Kigali, buke mu gitondo nce kuri beka, amafaranga yanjye nyashyire kuri konte, hanyuma mfata imodoka nsubira ururimi. Ndicaye ndebye mu mufuka nsanga tike niyisigayemo. Ni ntanga contribution muri iyo fundraising, ndakora kuri bya 50,000, kandi gahunda yanjye niyo kubishyira byose uko byakabaye kuri konti. Umutima utangira kundya, use ndatanga 5 cyangwa ndatanga 100. Ariko niryo jana kuri tanga ubwo nari kuba nishe tike. Aho ni ntanga 100 ndaba nishe tike, ariko nibura
aho gushyirayo 50 nibura nzashyirayo 48 ariko bizaba bikiri hafi. Akabokse baturiragamo karasirikira kagenda kaza kanyegera ntangira kurwara igifu, kanyegera ntangira kurwara mu nda, kangezeho singiye kubabeshya nashyizemo inote y'ijana karasirikira. Kuri tubyagaragaye ko nanjye nakoze mose, umutima wanjye uratuje. Kamaze kurenga kagiye nko ku ntebe ya kabiri, numva ijwi sinzi aho ryavuye, uri umutindi wo kugirirwa impuhwe, naguhaye 50,000 none ntutinyutse no kumaho 5. Ndakareba kagenda bose nkakurikira kireme ya 5. Nishyiramo ya 5 se ndarutiramo ijana ryanjye nashyizemo. Ndabaye numva rero man, nubundi dukizwa ku buntu, icyo kimbabarire. Ntayo natanze rwose singiye kubabeshya. Ariko buracya numva binteye bigenda muri roye. 2,500 ni cya 10 cy'Uwiteka. 12,500 ntibigiye consommation yanjye. 10,000 hariya muri banke kuri konte parinye, 2,500 ni pocket money. Ntaho nzajya njye. Nzajya ngenda rimwe. Hanyuma ndayazigamye nyuma y'imyaka 2 mbwira muramu wanjye nari maze kugira 1000 bigera, urumva hazagamo n'utwo turaka. Nari ngize no kwigisha kuri university hano Nyakinama yo mu visiteur. Mbona amafaranga atangiye kugwira, maze kugera mu 350. Mbwira muramu wanjye nari ko umuntu ashaka inzi Kigali ya ati yo tufite nk'ibihumbi 400 wabona ka kazu kamwe kaba karambuye gutya gakase hagati n'icyumba kimwe hano na saro hagati na kwizini inyuma na toilette. Namwana ya ndumva kari substandard. Yewe ndashaka inzu nziza ifite saro n'ibyumba 3 na kwizine na magaze na douche na toilette byo mu nzu. Atukwiyo ngiye kugira ngo ibone nk'ibihumbi 800 ni sawa nini cyo nashaka kumenya. Simfite 350. Reka nongereho. Imana nayo yari yatindije ko ndongora. Tukate long story short, narongoye mfite inzu i Kigali. Iby'Imana yambwiye, ibyo twasezeranye yarabikoze. Nanjye mfata icyemezo navuga ni umva kuzarinda mpfa. Icya 10 abe menshi abe make ndagitanga. Rero icyo nakoze ni iki? Guha ubuhamya abana banjye twicaranye. Icara n'abana banjye nkabwe numva rero bapeti. Ubwo mutangiye gukorera amafaranga, icya 10 cy'Uwiteka niryo banga ry'ubukire. Gufasha abakene niryo banga rya kabiri. Iyo uvomerera abandi nawe uravomererwa. Ndenda kukubwira ko uwo muco umuhungu wanjye umwe akiri umunyeshuri kuri university, nyirakuru yari yaramuhaye inka arazigurisha ngo yashaka gukura ikibanza nawe akabanyira ubutaka mu mujyi. Arazigurisha arazaramura ngo dadi ngo harya ngo iyo umuntu ashaka gutanga icya 10 bigenza ati ntubara amafaranga winjije ugakuraho icya 10. Ati nagurishije inka ihituhitisha icya 10. Ati ndakikuzanira usabira umugisha. Nihenda wo gusabira ariko uzakijyanira. Mukuru we arangije university arazaramura ngo dadi ngo harya ngo we ngo watangiye gutanga icya 10 ngo ugeze hagati kigenda ashaka gutangirira ku mushahara wa mbere ndawutanga noneho giwe ndakurusha ndatanga uyu mushahara wose tapure tundacyaba mu rugo murangaburira ndawutanga wose ube umuganura Uwiteka. Believe me, uwo rwose naramubonye ejo bundi yararongoye ubukwe bwe bagiye abantu bamutwerera abantu. Niba hari ubukwe bwabaye without stress, narabuze nurabizi bya bintu Imana yavuze irabikora. Rero nkubwire wowe genda waba ukorera menshi waba ukorera make, icya 10 ujye ukibara ariko ukisengereho. Imana ngo rero mana iki cya 10, this is a love message to you. This is a covenant between me and you. Nzakubahisha icya 10 ariko nawe uzankorera ibyo wasezeranije abakubahisha icya 10. Uzasome maraki uzabona amasezerano menshi. Ndenda kubabwira nk'ubuhamya. Genda umugabo wo guhamya yuko iby'Imana yavuze ibikora. Mu bugiye ndi muri pansiyo na pansiyo yanjye nubwo natanze icya 10 ku mushahara ubwo automatically na pansiyo ubwo
navuga ngo nayitangagaho icyacumi oya nabuze na pansiyo nayo kizagenda tu kuko nabonye Imana itubura. Ibyo rero bavuga ngo niki kibitera number 1 kutabyigishwa bihagije, number 2 kudafata icyemezo. We nta cyemezo wari wafata, uri uvuga nabyumvise, uzicare ufate icyemezo ntibizakugora. Noneho bisigaye byoroshye, ni telefone kuri momo kira gutya gusa wicara mu rusengero uko kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 rimwe hasigaye ushyiremo nimero cya 10 kibe cyagiye ntibikigoye. Kutwerera ubukwe watwerereye n'umurimo w'Imana. Reka twumve ikindi kibazo. Ariko ndaza kunezerwa numva n'ijwi ry'umukobwa. Murakoze, nitwa Elize. Ikibazo nari mfite nibazaga ese ubutumwa butari bwo bushobora kuyobya umwizera? Ubutumwa butari bwo bushobora kuyobya umwizera? Nkongera nkibaza ese ukiri mu rugendo rwo gukura mu buryo bw'umwuka ushobora kumenya gutandukanya ubutumwa butari bwo n'ubutumwa buri bwo? Ikindi nkongera nkibaza ese mu gihe wamaze kubimenya ko wamaze kumenya gutandukanya ubutumwa butari bwo cyangwa n'uburi bwo, kandi ubwo butumwa butari bwo n'urugero ukaba buri gutangirwa ahantu ugomba kuba uri nk'umukristo, ubigenza ute? Witwara ute muri uwo mwanya? Uragenda urahaguma ubigenza ute? Nicyo kibazo. Okay, ndagusubiza. Ubutumwa butari bwo bushobora kuyobya umukristo, nicyo bukora ahubwo uko ubutumwa buguha ibitekerezo bitari byo, iyo ubigendeyemo urangiza uraho utagomba kujya. Kuko urumva umuntu yizera ashingiye ku byo yumvise, sibyo? Kwizera kuva mu kumva kukava mu ijambo ry'Imana. Niba wumvise ijambo ritari ryo cyangwa ukumva interpretation itari yo, niho uzabona abantu benshi bavuye bakayoba, bamwe ndetse bagapfa, cyangwa se bakayoba bagasubira mu byaha kubera ubutumwa butari bwo, cyangwa se niyo batasubira mu byaha bakaba exploiter kuko umuntu yaje amubwira ubutumwa butari bwo hanyuma mubyaza umusaruro. Uko abigenza kose bikugiraho ingaruka iyo wumvise ukemera ubutumwa butari bwo. Ukamaze uti rero iyo umenye se ko butari bwo, icyakabiri wajije ngo umuntu akiri mutoya mu gakiza ashobora kumenya ko ubutumwa butari bwo, biterwa na intricacy, mbese na complication y'ubwo butumwa. Kubera yuko iyo umuntu akiri mutoya, na Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo Abefesi ibice 4:11 ngo yashyizeho bamwe ngo babe intumwa, abandi babe abahanuzi, abandi bababwiriza ubutumwa bwiza, abandi baba bungeri, abandi babigisha, ngo abera batunganirizwe kugabura iby'Imana. Hanyuma mu murongo wa 13 cyangwa 14 ukavuga ngo tudakomeza kuba abana bateraganwa n'imiraba y'imyigishirize n'ubwenge bubi bw'abantu bushobora kutuyobya. Urumva iyo umuntu akiri umwana mu gakiza pe baramuyobya, ahubwo abenshi ni naho bayobera. Iyo umaze kuba mukuru umuntu atagira kwigisha ibintu ukavuga atari ko ibyo bintu ntabwo bihuye n'ijambo ry'Imana, ndetse ukajya kureba mu ijambo ry'Imana niba bihuye naryo, hanyuma ukavuga ngo ya ibi ngibi ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ubikora iki rero iyo usanze niba usengera mu rusengero ugasanga inyigisho zaho zidahura n'ijambo ry'Imana? Cyane nakubwira ngo nyonyomba gakeya uveyo, si byose? Nyonyomba gakeya uveyo hanyuma ubyihurire, kuko ntabwo naguma munsi y'igisenge kiva ngo nkomeze nyagirwe kandi narabimenye ko harimo imyenge. Navayo da agenda, sibyo? Byoroshye gutyo cyangwa bikomeye gutyo? Hari undi muntu wari wamanitse, hari umukobwa wamanitse, ndashaka abakobwa bamaze kuba babiri dayire bari buheraho hanyuma ugaruke kuri uwo muhungu ugarutse. Haleluya, amen. Murakoze. Nanjye nitwa Peace Uwizeye, ndi umwangirikani, nanjye ndi mu rugendo rw'agakiza, ariko nyine ntago nabura ikibazo mbaza ngize umugisha wo guhura namwe, ntago naza kwiriba ngo nahe ntavoma. Murakoze.
ngo buriya nari nabujurije. ndataha nujuje ikibazo cya mbere kirabaza watwigishije cyane cyane kuri kuba agenti good transformation. Nicyo cya mbere dusabwa cyane cyane nk'abakristo kandi nk'urubyiruko nk'abantu nyine bazaba bariho mu gihe kizaza natwe twazigisha abatoya nk'uko namwe mutwigisha. Ikintu cya mbere nibaza wenda ndagendera cyane cyane nko muri side y'ubuyobozi. Ubwo ubuyobozi buvanze n'agakiza. Ushobora kuba uyobora mu itorero cyangwa mu mirimo yacu ya buri gihe mu kazi gasanzwe. Ni gute umuntu ashobora kuba umuyobozi bavuga ko ari wa muyobozi wagize ikintu cy'impinduka, ndashaka ikintu kimwe ushobora gukora ukaba umuyobozi mwiza kandi ubifatanyije n'agakiza. Ikindi kintu urimo kuvuga ni gute umuntu ashobora kuba umuntu bavuga ko akenshi muri gahunda zose leta bavuga ngo uyu muntu ariyemera se cyangwa uyu muntu agaragara nk'umwemezi cyangwa agaragara nk'umuntu uciye bugufi. Twebwe nk'abakristo kandi w'abayobozi dufite n'ibintu dukora cyangwa se dushaka kugeraho, ni gute waba umuntu uciye bugufi ariko utari insina ngufiya? Ni gute waba yego komeza waba umuntu wihesheje hero ariko nanone utishyira hejuru? Imana igushima kandi n'abantu ubanyuze, cyangwa se ufite icyo umariye abandi ariko muri ubwo buryo bwose ntacyo urimo. Reka nkusubize kuri icyo. Niba ufite ikindi numvaga hari ikindi ufite inyuma yacyo. Reka mbere kuri icyo kuko wabajijemo n'utubazo twinshi. Cya mbere, kuba agent of change nk'umuyobozi, buriya nkunze kubyigisha abantu na mu gitondo nabibabwiye. Vision ariko itari vision yawe, revelation ishingira ku nshinga eshatu zavuzwe n'Imana mu gitabo cyo Kuva mu bice 3. Ubwo yabwiraga Mose, yaramubwiye ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, mbonye agahato bakoreshwa n'abanyegiputa kandi nzi umubabaro wabo. Umuyobozi wese ushaka kuzana impinduka akorera kuri izo nshinga eshatu: yiga kumva, yiga kubona, yiga kumenya ibibazo by'abantu be. Kuko buriya njya mbona nka za strategy za action plan yewe n'imihigo y'uturere cyangwa n'abandi, aho gatare ko tumaze imyaka tugendera ku mihigo, kuki tutabona impinduka nyinshi uretse muri infrastructure? Uzi impamvu? Ntabwo imihigo myinshi yubakira kuri problems z'abaturage, yubakira ku bigaragarira amaso: imihanda idakoze neza, amashuri atubatse, ibiraro, amashuri. Noneho hagacaho iminsi ukumva baravuga ngo ngo twabonye abaturage ngo bafite imvunja, ukabona ni découverte. Umudepite umwe yigeze kubimbwira bavuye guhandura imvunja. Hari igihe habaye kampanye yo guhandura imvunja, abakuru murabyibuka. Noneho rero avuyeyo ndamubaza, ariko ntiwigeze kuba vice mayor? Ati none se kiriya gihe wari vice mayor nta mvunja wari warabonye? Atoya. Ni nyine kumva, kubona, kumenya. Kuki abadepite bamanuka i Kigali bakajya guhandura imvunja mu murenge hariyo executive w'umurenge n'aba executive b'akagari? Nuko abayobozi baho ntibumva, ntibareba, ntibazi. Urimo urankurikira? Iyo rero wowe uri umuyobozi ufite agakiza, ufite Imana, urumva, ukabona, ukamenya, ukandika, ukajya imbere y'Imana ukabwira ngo Mana, abantu banjye barimo bararimbuka, abantu banjye barwaye imvunja kubera yuko baba mu mwanda, babana n'ihene mu nzu, abana barwaye bwaki, abandi baragwingiye. None Mana, what do we do? Ugashepinga action plan ivuye muri revelation y'iby'Imana yakubwiye, impinduka zikaza. Ni buryo abantu bazana transformation. Ngo ikabodi bivuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka gihari. Numva ijwi ry'Imana riramubwiye ngo nuzongera kumva wisoka intugu ukabwiriza wifata mu mufuka unyuzamo ugashyiramo, nzandika ikabodi ku byo ukora.
kuko kizaba ari icyubahiro cyawe ntabwo kizaba ari icyubahiro cyanjye. Rero ushaka guca bugufi kora neza, hanyuma nurangiza we kwipompa, we kwigira igitangaza, uretse ko bitoroha. Nta muntu uca bugufi ubaho. Hari abantu bajya bambwira ngo rero pastor ngo uca bugufi nkawe. Ngewe niba hari romarike mbona kenshi mu badaca bugufi mbamo, kubera yuko iyo Imana igukoresheje ibintu bikaba successful, abantu inyuma bashobora kutabona ibyo ufite mu mutima, ariko hari ukuntu ugenda wumva ufite agashema kuko ariko buriya at the end of the day tugezeyo nsanga bamuhaye agatanda kabi kadafite na mustikeri, kandi igihe bamuhaye igitanda cya dubure gifite mustikeri nziza ifunze. Ndareba n'abandi umushoferi tugiye kumara iminsi 3 hano, imibu nimurya nigiye uzahomba ntarwara malaria. Bigejeje nijoro namubwanisha maze uze twiraranire mu gitanda, kira gitanda ukihorera. Tubishyira mu mayeri, ndababwira nti rero twebwe nijoro. Ese amadini adatanga ibintu bya kimwe mu icumi abarwa gute imbere y'Imana? Bavuga ko wenda abo bantu imishahara yabo uransobanura ukuntu wenda nk'ukuntu Imana ibafata. Hanyuma se gifite kugiye komeye ikizamini gikomeye. Umuntu ashobora gutangira kimwe mu ahantu hatari mu rusengero. Yari gusa. Ni gusa. Ikibazo cya gatatu nari mfite, turimo turiga turitegura kuzavamo abadamu b'ejo hazaza, ndetse n'abapapa beza cyangwa abagabo beza b'ejo hazaza. None nk'abakristo abantu basenga, kopinaje iremewe? Murakoze. Ugize neza kubibaza. Bo reka ndangize iki cya 10 na kopinaje nyivugeho muri make. Reka twumvikane abavugiye ibintu. Bo nimbiho umutambyi wenyine ntazahindukira ngo aheho abarewe. Ubundi wahaga umutambyi agahabarewe. None abatambyi buno munsi ntabwo yuko ko abarewe babaho. Navuze nti rero Mana tubyumvikaneho, umurimo wawe uko uteye nzajya mpa abatambyi mbaho ibyabo, n'abarewi mbagenera ibyabo, ku cya 10 cyawe isaranganye, ariko kizajya mu murimo w'Imana. Ubyumve neza, ntuzafata icya 10 ngo ujye kugiha umukene. Abakene jewe nabageneye pourcentage yabo ku mafaranga mbona yose, hari n'ay'abakene. Abakene baha ibyabo n'Imana ubiha ibyayo, kuko amategeko nabiri: kundi Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose. Iryo ni irya mbere, irya kabiri kundi mugenzi wawe nkaho ubwawe. Ubwo se ngushubije kopinage. Okay, hari ibintu bibiri mugomba gutandukanya. Mutandukanye friendship na kopinage. Biremewe kugira inshuti z'abahungu, biremewe no kugira inshuti z'abakobwa, ariko kopinage, ibyo kuryamana, ibyo gusomana, ibyo gukaresanya, bibikire uwo muzashakana. Kubera iki? Ndababwira n'impamvu. Nutangira gucana umuriro, ntibizagutangaza imyenda yawe n'ishya. Ntabwo ndi bushyireho komantere nyinshi ngo inda zitateganijwe, ngo inda bakuramo ziva muri zo kopinage zo gucana umuriro, kandi andohoro y'igihe umuriro ucanirwa. Ariko nubona fiance nabwo by the way uzitonde, kuko niba udashaka kuzarongorwa ufite inda uzagira aho ugarukira. Ari abafiance bajya bazahora bose, ariko se pastor ubu ko turi abana beza bitwara neza, basi umuntu ntiyamuha akabizu. Nabwo ni ntacyo, mbahaye uruhusa uzamuha akabizu muri hanze. Muri hanze uzamuha akabizu vrema nta kibazo, kuko icyo gihe umuriro nunaka uzaka murimo kugenda, ntabwo uzaka mugiye kuryama. Hanze haba hari umuyaga mwinshi uzawuzima. Sivyo ra? Naho ziriya kopinage musigaye muhamo shawo, aba barokore mwakiriye Yesu. Ibyo utakora sakureba ntuzabikore Yesu akureba. Sivyo? Uwo ni wo muti njya mu urubyiruko. Niko sister cyangwa dota, kuko we nta nubwo waba sister wanjye. Ba sister wanjye warakuze, ubwo we waba dota.
urangana n'abakobwa banjye batoya nabo niko ushobora gukora kopinaje papa wawe kureba. Niba utabikora papa wawe kureba, ujye umenya ko data wo mu ijuru wareba hose, niyo uri ku ishuri cyangwa uri mu kazi aho badari abahababereye. Point final uwanyuma turangirizaho, niko umuyobozi wa gahunda yavuze, nanjye ndabyubahiriza. Nimara gusubiza icyo ndaba nageze hariya hasi. Murakoze, nitwa Blaise, nange nshimye Imana yemeye ko mba hano hantu. Ikibazo cyanjye kijyanye na transformation. Hari uburyo bubiri mbonamo abantu bajya bakizwa. Hari abantu bakizwa nk'uko Sawuli nyine yakijijwe Imana ikimanukira. Hari n'abantu bakizwa bisabye kubigisha, nyine ukamwigisha agakizwa. Hari n'abantu nk'uko umuvandimwe yabivuze bakubira mu nsengero nyine bagakizwa bagenda kubera ko nyine babikuriye mu nsengero muri iyo nzira. Hari n'abandi rero bakizwa hari ibyo nyine bakijijwe. Njye ndi muri abo ngabo bakijijwe bafite ibyo bakijijwe, ariko kimwe kijya kitubabaza cyangwa se ngewe kijya kimbabaza cyane nyine nk'umuntu wakijijwe mfite ibyo nkijijwe, ni ukubona bagenzi banjye nyine bari mu byo navuyemo. Hanyuma rero iyo ntekereje kuri icyo cyane turatsindwa. Sinzi nimba abandi bijya bikunda kubabaho, ariko baratwasize nyine wumva ari byo. Hari uburyo ki batubwira ngo Imana irabizi izi bizababaho. Iyo tugerageje nyine kubahindura cyangwa se kubigisha kwa guhindura n'uko Imana atubwira ngo Imana izi bizamubaho, izi n'uburyo bizagenda, ibyarimo Imana ngo irabizi. Hanyuma rero ugerageje no kumubwira ku bibi, wenda ukarasa ku ngingo ujyanye n'inzoga, ahita aguhereza imirongo yo muri Bibiliya. Yesu uburyo yahinduye amazi divayi, kubw'inda yawe yakunaniye, nyine ugasanga afite ingingo ziri kumurengera. Rero kubw'icyo kibazo ndagira ngo mumbwire, ese ku bantu nyine nk'abo ngabo tujye tubabwira gute? Kubera ko nyine iyo atangiye kuzana izo ngingo gutyo, nyine uburyo ki arabanza akakubaza ngo urabyemera ko Imana yandemye ku mushake bwayo? Yego. Nibizambaho kwibizi ngo yego. Rero yakubashije gutyo abakurangije nyine. Oya, burya abayirangije ntabwo akurangije. Reka nkusubize akandi gato yatwihuse. Ese ko hari igihe tuvuga ngo nitujya gukora ikintu kibi, no muri Bibiliya hari ahantu byanditse nyine ngo tujye dusaba Imana imbaraga kugira tudacogora. Hari igihe ujya gukora ikintu kibi rwose ugasaba Imana imbaraga ariko bikarangira ugikoze. Ese uba usenze nabi cyangwa se ntabwo uba wumviswe nyine? Murakoze. Wowe uba witwaye nabi. Bo, reka mbere aho watangiriye ngo hari abantu bafite ibyo bakijijwe. Buri muntu wese, nta muntu ujya ukizwa adafite icyo akizwa. Reka mbibasobanurire neza kugira ngo mubyumve. Buri iyi kosa tugira riba mu myigishirize yacu. Yewe nkimara gukizwa, Imana yangiriye neza kuko nasomye Bibiliya gatatu ntarakizwa. Nari nihaye kuyisoma gatatu, kandi no muri universite nari umwarimu wa critique littéraire, donc gusesengura imyandiko ndabizi. Nyisoma systematically nk'umunyabwenge, atari kuvuga ngo nkurikiye idini iyi niyi. Ngo nashakaga kumenya niba ari igitabo umuntu yakubakiraho ubuzima bwe kandi mu buryo buri intellectual. Noneho ndekuvura ikintu gikomeye, n'ubu njya mbona abapastori benshi bahushije ikintu cyitwa gutandukanya icyaha n'ibyaha. Buri muntu wese avukana icyaha. Ku bwa kavukire twese twarabo kugirirwa umujinya. Na wa wundi wavukiye kwa pastori, kwa murokore, kwa preacher yavukanye icyaha. Ikizabikwereka, njya mbibwira abamama akaza akakamarayika. Twebwe rero tuba mu itorero ry'Abangilikani tubatiza n'impinja. Aka ni akamarayika, nawe aka ni akanyabyaha gato. Wait until gakura, kazakwereka aho kabera akanyabyaha. Ariko ntuzarindire ko gakura kakinangana gutyo uzakarebe karakaye. Wari wabona akabebe karakaye, nyina kaza akagafata akakabyinirira, agashyira mu mugongo, akabembereza, agakomanga, akaririmba, kakanga. Nabwanisha aka ni kaba gakuru, kazavamo bene wa mugabo uruhanya cyangwa wa mugore
icyo dukizwa n'iki? Hari ikintu cyitwa icyaha, nicyo kibyara ibyaha. Icyaha ni eta, turayivukana twese. Noneho wakura ikamera amashami, ishami rimwe rikaba ubusambanyi, irindi shami rikaba ubusinzi, irindi rikaba ubwicanyi, ariko twese ayo mashami aba turimo. Buriya twese turi potential murderers. Bitewe na context dushobora kuba bicanyi, bitewe na context dushobora kuba abasambanyi, bitewe na context dushobora kuba abajura, biterwa na context bagushyizemo. Kuko iyo uri umunyabyaha ukora ibyaha. Icyaha rero twese dukizwa icyaha. Icyaha ni iki? Bibiri ikidefinisa gutya ngo icyaha ni rebellion, ni ubugome. Muzasoma urwandiko rwa Yohana rwa mbere. Icyaha ni ubugome. Ririya jambo ubugome ntabwo ari ubugome bwo kugira nabi, ni rebellion, ni ukugoma. Rero bikubwira ngo twese tuvuka tudakunda Imana, twese tuvuka tudashaka Imana, twese tuvuka duteye Imana umugongo. Iyo neta yitwa icyaha. Iyo eta rero kubera kudakunda Imana, udashaka Imana, utumvira Imana, ituma ukora ibyaha. Sibyo? Abo bantu rero bakubwira gutyo ngo twebwe twavukiye mu bantu basenga, ngo Imana turayizi, ngo ibyacu Imana irabizi, birya n'urwitwazo. Sibyo? Ujye umubwira utari ko ntabwo Imana yakuremye uri robot, ntabwo uri imashini iri computerized, iri preprogramme. Imana yaguhaye self will, ubushake bwawe. Niyo mpamvu Imana izagucira urubanza kubw'ibyo wahisemo. Rero umuntu nakubwira ati, "Jewe nahisemo kwinywera inzoga, nahisemo kwikorera ibyo umubwira utoke." Kuvuga ngo Imana irabizi, n'ubirabireba. Ariko ntibizayibuza kugucira urubanza kuko wari ufite ubushake buke bwo kubivamo. Donc birya abantu barabyitwaza ngo apurete Imana irabizi, ngo ni nayo yandemye. Fine, nanjye niyo yandemye, ariko nahisemo. Rero niyo mpamvu Imana ihora hamagarira abantu kwexerisa self will, ubwo bushake yabashyizemo. Kuki Imana yaturekeye uburenganzira bwo kwihitiramo? Kubera ko relationship yacu n'Imana yubakiye ku rukundo, kandi urukundo rwubakira ku mahitamo. Muranyumva neza? Jewe mfite umugore, ndabizi ko nkunda pe. Ikibimbwira ni ikintu uko yampisemo. We yari afite abakiriya benshi. Iyo najyagayo, igihe wanajyagayo rwose nta moni nta body nka wa wundi uririmba mu ndirimbo. Nta niki. Kandi ngasanga ndimo ndakompitinga n'abantu baparitse imodoka, nge mparika ibirenge. Akambwira atari ku icyo nkukundira ufite Yesu. Hanyuma koko mbona arabyubahirije, mbona turasezeranye, mbona ndamutwaye, mugirira confiance ko nkunda. Impamvu rero natwe Imana tureka tugahitamo nuko ishaka kugira confiance ko ariyo dukunda, tudakunda ibyiduha cyangwa ikindi kintu. It's a love relationship. Abo rero bakubwira ngo jewe ngira bizi, ngo nishaka ngo izankiza, ravuga ngo ya jewe ndashaka ko unshaka. Hari n'abajya bavuga ngo ko Imana izi ibyo nkeneye, ngo kuki itabimpa. Bavuga ngo ya narakubwiye ngo ujye uza kubitwara, ndashaka ko unshaka, ndashaka ko unshaka. Natwe dufite abagore, umugore wanjye arabizi ko mukunda rwose, ariko kuki wageze i Musanze ntumpamagare ngo umbwire ko wageze? Kubera iki? Arashaka ko ariko kuki wageze i Musanze ntumpamagare ngo umbwire ko wageze? Kubera iki? Arashaka ko mubwira, arashaka kumva ijwi ryanjye. Ihangane nuzabona umugabo uzabimenya. Imana ibahe umugisha. Mwakoze gutega amatwi. Murakoze cyane. Bose ibibazo byari byinshi ariko mwihangane. Ibyo ngibyo n'ubyivuge nta wundi bimuvugiye. Ubwo rero nta kibazo dufite. Rero Imana ibahe umugisha. Ubwo twifuje kwakira Pastor Udahara, naje nyuma twatangiye. Tumusaguruka dupepere mu amashyi kutumwakira. Imana ibahe umugisha.
bafite inama ku rusengero kuri metodiste akatubwira ati aho dusohoreza ndaza kuza mbasanga nawe rero Imana ibumugisha ko abanye nawe rero tugiye gusenga dusoza reka fontaine itambuke tugiye kuramya mu karirimbo kamwe hanyuma dusenge dusoza katubwira Imana abajibe y'Fontaine abasereridas na komite nyuma y'amateraniro tuze gusigara ariko turaza guherekeza abashyitsi tubashyize hanze hanyuma tugaruke katusenge Imana tubwire Imana uyu mugoroba twaje ariko uyu mugoroba ntudusige nk'uko twaje ahubwo uduhindurire amateka uyu mugoroba ntuza kudusigara nk'uko twaje aya magambo twumvise ntadusige nk'uko twaje ahubwo Imana iduhindurire amateka reka tukaramyeho gatoya hanyuma turaza gusaba Pastor Udahara araza nako Pastor Ruganzo araza kudusohoreza adusengera Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amen. Gufatikanya mu karirimbo tuvuge ngo ndi hano mwami ndi hano iri joro ne dusige amateka yacu ahinduke. Sinshaka kubunifuza genereri ijoro iryo Yakobo sinshaka ijoro rimwe